Sinabwiye ngo ujye kwiba gaseke kwa kabandura rere. Kwiba kandi nibamfa kuvuga nawe wanjye kupu. Ino ni habi pe. Noneho nimbura buturo rwose. Uzukwiza agiye kuzica abantu. Mana we. Ntako ntagira, ntako ngira ibiki. Kawa kayena ku muturanye yampaye kagiye gushiramo. Baba data we. Ajya ubucyaye kibaza kunyica pe. Nuko kimbaza ibigo ukagira mana yanjye. Papa nako twatetse. Si ubona wowe nabikura. No swarebye wana ndava ku ishuri nzara nkasanga utatetse kumva ko inzara itaraje. Apu nibi safata yo nandabirambi wabigurisha ubundi tukarya wenda ijoro ryose. Oh no. Ana wanje rwose nakomba nagize ubugirangire nako. Ubusira bwagurarebye wana nzajya nyikora buri munsi nariye cyane. Nabuze uko nakugenza rwose. Ishuri nkasanga. Hana wowe nawe ujya kwibaga cyane mu baturanyi urarira ko ngako muzugira ngo ngiye bigenze. Kandi bampa urabuvuga ngo ndakunanirwa surarebye ukabona ko mana yanjye ko kubuko ntakomba ntagize kurwanya inzara mw'uru rugo. Abaturanyi ko mbasaba bakama. Umuhungu wanjye yajya nzamugenza. Nzagire nteko ntako ntagize nkamurera nyina atahara kaduta. Ubwo nagira abaturanyi tuba twarapfuye. Ubusengire sambe noneho nimbura buturo aho minze nihera. Jundeka mwana we jundeka mukanera gahinda jundeka akuzakuzabona sha uzabona Papa twongeye kuburara waburinga ranka hamwe isafuriya ya mbere nabiryo birimo ya kabiri nabiryo birimo aha nabirimo amaherezo nayaye. Sinabwiye ngo ujye kwiba gaseke kwa kabandura rere. Kwiba kandi nibamfa urwanya ku. Kamubwire kandi papa twongeye kuburara aho kukibibamo. Usurabe bwona ndabwirwa nka nabura. Ubuse undi nza buru kumwaye. Yesu gufunguza n'abandi bana se ngiye ko abaturanyi baba bamfunguriye akaga ko kwimwe. Papa ndakurahiye ntabwo nzajya gufunguza. Ino naona ni muwe bangerera ngo nibura baje banshyira no mu bafashwa na leta nakira cyane kuri nagaje ayo gira ndifiye abageze ubona atayira kumwe zoga mvuye ya munda ya mama nibona ura n'urwagwa mwumva rwose ruratembera mu maraso mwumva ruragenda n'amaraso rumeze nk'imitsi sekonda mutse n'abarwayi abaganga barunyandikira bakanyongera mu rwagwa mu maraso ntago zakira harabara ubundi akumvaye ntabwo ntarafitana rwose agapfa kagezemo arwaga urengeze ngiye gutegura igikombe ubu wateye urutoki nawe igikombe cya zahabu ubu wateye ubwoba buryoshye amasaka yarubeteye nawe ndamukubita igikombe cy'ubutare bwa rumeri mu muntu umwe barwanira umwe hakugiriye mu bihugu byateye imbere za Iran na Iraq uwahize n'uwakweze nabo ndaje nshaka igikombe mbona buriya nkaba icyo kunyweramo uru Rwanda Papa wasinze ubusaba mwe izinga n'ikikuri kandi twabwiye usore kwa munzu yanjye yakabindwe baba weyo jokoni nagachuma we baba weyo kayira nagaheha we baba weyo akagwa naragowe